Mwiriwe neza abakunzi ba KJ Hot Podcast ni kimwe bisanzwe mumaze kumenyera hamaze kuba mu rugo you get so guys rero mbere yuko uyu munsi mbabwira ikindi kintu cyose ndashaka kubasangiza amakuru meza amakuru adufitiye akamaro twese nk'abanyarwanda muri rusange mbere yuko tunabereka umushyitsi wacu uyu munsi uyu munsi rero ndashaka kubabwira turashaka kwegera abana bafite impano bari mu byaro badafite uburyo ki bakerekana impano zabo twebwe turashaka kujya tubasanga ahantu muri ya nimero mucishaho ibitekerezo kuri YouTube channel yacu n'ubundi niho muzajya mucisha mutubwira abafite impano zitandukanye tukabasanga aho bari tukazamura impano zabo tukagira n'ikintu tubagenera of course kugira ngo mukomeze mube muri social ku bantu n'abandi babamenye n'iki ubwo rero abantu bumva ko bafite impano you guys you have to make sure ko iriya nimero bayandikiye kuri WhatsApp kandi abantu bandikira iriya nimero cyangwa bayihamagara batubwira ngo baradufana bla bla tutizanye iriya nimero ni yakazi gusa dushaka ibintu biri serious ibitekerezo bizima ibintu bizima noneho abafana badukunda mujye mugendeka muri comment tuzabahereza izindi nimero muzajya twebwe mutwandikiraho mutubwira ko mudukunda n'ibiki byose so guys rero uyu munsi tubafitiye umutumirwa w'icyuki umutumirwa mwiza umwactress mwiza tuziranye bamwita so mbivuge cyangwa uraza kwivugira umuntu mukuru se baramuvuga cyangwa arivuga okay yitwa Mata araza kubabwira ibyo birambuye kamureke nawe abibwira neza nitwa Mata niyo mazina yanjye mvuge yose se ntabwo mbizi mvuga ayo ushaka wavuga ayo ukoresha Mata ni ibyo ukoresha mu kazi ibyo n'abantu benshi banze ni ibyo ukoresha nyine mu kazi ka buri munsi usibye ko ari naryo zina ryanjye niryo zina ryawe abakunzi rero ba KJ Hot Podcast hagiye baba aribwo bakubonye ufite izindi mbuga nkoranyambaga zawe ukoresha kugira ngo bakomeze bakurikirane bamenye n'ibikorwa byawe uraza kubabwira nyine n'ibisanzwe nitwa nyine Amata imbuga zanjye zose ni gutyo nitwa Amata no kuri TikTok ni Amata gusa nta kindi kintu cyongereyeho okay nyine na filime n'ibisanzwe umwactress nkaba ndi umu business woman ese gutera isoni ndi ndagiye mu kiganiro urumva nyine nari nikora ibintu nyine biri aho bisanzwe unabarambaje ati sukora iki ndamubwira nyine nkora ibi ngibi urumva narayicuruza ibintu nyine bw'ubuconco badatangiye nyine urumva ikintu nahereyeho nera ku makariso ariko muri comment wahereye ku makariso uvuga business yawe ati ayo makariso niyo dukeneye ati si yatugezaho nayo bahunga arimo atugiye atuzanira muri comment abwira tuzagiza unayatuzaniye cyane okay rero ndashaka ko tuganira ku bintu bifasha societe mu mibereho yacu ya buri munsi ariko mbere yuko tugera aho ngaho urabanza tubwire nka filime nk'ebyiri cyangwa eshatu wakinyemo ese sinababwira aho nakinyera hari n'izo mba nibuka hari nk'ebyiri uba wibuka zikiri hafi cyangwa eshatu iyo nibuka ni nka My Choice imwe yawe ahandi mba nzi amazina y'abantu bakinnye simba nibuka okay wakinnye kwa Tracy sister wa Bahabo no kwa Koko ntabwo uzi amazina ya filime okay nta kibazo noneho tugiye kujya mu bibazo byo mu buzima busanzwe tuganire ku buzima busanzwe bw'umuntu nyine unagire n'inama abantu muri ubwo buzima busanzwe haba harimo aho dukenera inama icya mbere niyo naseka nyine ukuntu ngiye kukikubaza mu buzima bwawe n'iki kintu cya mbere n'iki kintu cyakubayeho kikakubabaza cyane ukababara bikakwibutsa kwegera Imana bikakwibutsa gusenga kuba ndi umukobwa byarakubabaje ntabwo byambabaje ahubwo nyine byatumye numva nihebye mfite agahinda bigatuma nyine negera n'Imana kuba uri umukobwa muri Kigali nta kintu na kimwe ufite uheraho nyine biragora sinzi uko nabivuga ariko abana b'abakobwa nyine bo bahita babyumva wowe bivuze ngo ntabwo uri i Kigali genda umunara uzi Kigali bwa mbere warisanye ujya muri ghetto cyangwa wabaje ujya muri famiye cyangwa waje kubana na bagenzi bawe nabanaga na sister wanjye ariko urumva nawe byari bigoranye kuko urumva iyo udafite fondasiyo ya famiye
wimenyera buri kintu cyose muri Kigali uri umwana w'umukobwa nyine biragora. nicyo kintu cyakubabaje mbese ukibuka kwegera Imana Kuba ndi ubundi wari umukobwa ikihe guys, cyane kuba ndi umukobwa ngiye gutangira ubuzima bwanjye bwite. ari wowe ku giti cyawe ugiye kubwitangirira byarakubabaje bivuze ngo n'abandi bakobwa bashaka kujya kwibana mu buzima bwo kwibana bonyine bambare bakomeze cyane basenga kuko biragoye muri iki Kigali ntabwo byoroshye. Okay, ku myaka yawe tutazi cyane ko abakobwa nzi ko mudakunda kuvuga imyaka yanyu ku myaka yawe tutazi uku nguku ungana aka kanya ni izihe ntumbero ufite nk'umwana w'umukobwa ni izihe nzozi ufite ese n'iki wifuza kuzageraho urumva muri kariyeri wenda y'ibyo ukora cyangwa wenda hari igihe ushobora guta ibyo uri gukora aka kanya ugakora ibindi birashoboka mbese ni icyifuzo cyawe mu nzozi zawe ufite izihe nzozi wumva ushaka kuba iki ushaka kuba umu businessman ukaze cyangwa kuba umu actress wa danje urumva byose umuntu mba numva byose mbishaka ariko ngiye ikintu cya mbere urumva usebuye n'inzozi cyangwa ikintu nzageramo nkumva ndishimye nyine n'ubundi ni nkaho ukabije inzozi kuko uba waragitekereje mbere y'uko ukijyamo. Umunsi nabaye umu business woman ukomeye nyine nageze ku rwego nshaka nubwo uzumva uri happy. Icya kabiri umunsi nzaba nitwa mama ndi umubyeyi mfite umugabo wanjye yenda ashobora kuba ntazaba mufite njyenyine ariko azaba ataye wanjye oya reka nkubwire impamvu umugabo agomba kwita uwawe. Umugabo iyo mwasezeranye umugabo iyo mwasezeranye mubana mu rugo mwita uwawe ariko ari mu rugo naba adahari yagiye ubwo nyine n'uwa rubanda kuko you don't know you never know naguzi ngo ashobora kuba ntazaba mufite njyenyine ariko yitwa wanjye mu mategeko mufite n'abapeti cyane yitwa papa yataye wanjye ibyo byonyine rese kamubaza ujya usengera umugabo uri gusenga mbere najyaga mbikora ariko ubu ngubu ahubwo bisigaye nsengera amafaranga nawe ubundi uzitwa umugabo azaboneka. Niki cyaguciye intege cyatumye nyine urekera uvuga ati ibintu byo gusengera abagabo ngiye mbivemo nzansengera amafaranga nese n'ubundi umuntu aba afite aba ex hari igihe ngewe noneho idafangira ariko numva ndi kumwe n'umuhungu nkumva niwe mugabo wanjye rero uko nguko bagenda umuntu ahita abivamo kumva acitse intege ahubwo hari ikindi kintu nyine agomba gushyira imbere. Okay, rero hari ikintu kijya kibaho abakobwa iyo umukobwa amaze kubona amafaranga urumva iyo ari kuyashaka nk'uwayataye akayabona urukundo ruragenda. Ubwo rero niba uri gusengera amafaranga ubwo nawe ugomba gutanga sacrifice. Nta kibazo n'urugendo n'ubu nta kintu none se wa mugabo wifuza wita uwawe n'abana uzamubona gute udakundanye? Oya nzamukunda icyo gihe nikigera kuko azaba ari papa w'abana banjye. Okay, so hari ikintu nshaka kukubaza rero ikindi nk'ababyeyi bari mu cyaro bafite abana babo baba mu mujyi birirwa basaba amafaranga bazi ko ngari abantu badanje wababwira icyo abo babyeyi? Oya nibarekere kuko biriya bintu bitera stress mbabarira uzi ko uvuye mu cyaro nawe nta kintu uriho uri gushakisha ubuzima nawe uri kwishakisha uri guhembwa udufaranga nawe tutagize ikintu tukumara ni handi nyine usanga abana b'abakobwa bagize pressure yo kuba usanga bajya no mu busambanyi n'ibiki avuga ati none hari ukuntu ababyeyi mu cyaro bakabye aguhamagara ariko niha akubwira uburyo ki byanze ibintu bikaze nta kintu none ukavuga ati ubundi gute umuntu w'umukobwa nkanjye iwacu bamaye buri kintu icyo ari cyo cyose gute ngiye nabura amafaranga nahereza umubyeyi ugasanga yenda nimba ari umuntu waguhamagaye ngwino tubigenze gutya na gutya uwo munsi ukamwibuka n'ahandi usanga nyine abana b'abakobwa bishora mu bintu bitari byiza. Abana bo mu cyaro akenshi uzarebe hari igihe basubira iwabo mu cyaro basubirayo batwite nyine cyangwa bararwaye n'izo ndwara. Ababyeyi mu cyaro rwose bihangane barekere gutesha abana umutwe ahubwo umubyeyi yagakwiriye kuvuga ngiye nk'uburiya afite nka papa buriya niwe muntu wa mbere muri ubu buzima niwe mubyeyi uvuga ati abandi bagakurikira. Ngiye ashobora kumpamagara nkamubwira gutya na gutya ngiye ahubwo mba numva nyine mfite inuza yo kuzamukorera ibintu birenze nk'umubyeyi. Twese niko tuba dutekereza ariko papa arambwira ngo mwana wanjye kuba wariye waryamye mu mujyi
rwose uri umuntu wa danje. ariko nibyo niko ababyeyi bakabaye ubundi ba appreciating ariko hari abandi njye mbona batesha abana babo umutwe nkumva njye agahinda karanyishe. njyavuga ababyeyi banjye banzanye abasaba kugira ngo yamenya biterwa n'ukuntu wenda umubyeyi umusari iyo wagiye mu mujyi wumva ko ugiye kurera amafaranga. ariko it depends n'ubuzima nabo babayemo, hari igihe baba bameze neza. none ikintu kirenze abantu bo mu cyaro buriya babayeho neza. Nese nimba hano i Kigali turya ku kiro urya ari uko wishyura kuya bivuga, ariko bagiye baba bafite amasambu mama wawe nta kintu akora yirirwa yicariye mu rugo kandi bakabaho. haba ibishyimbo bya mitiyu wahabara. ahubwo se bibayo? nta nubwo bibaye. buriya mu cyaro umuntu aritekera ikintu yakuye mu murima ntibakodesha, ariko hano urakodesha ikintu cyose ni amafaranga. kandi si iwanyu ntawe waje usanga ukumva abantu bo mu cyaro ahubwo ntawe bakoherereje wowe ngo ubashe kubaho, ukumva niyo bari gusaba. exactly. so none se reka nkubaze, ubu ngubu uri single nta sheri ugira? kubera kiri single kandi uri mwiza ubu nasa neza ufite fresh akaba ufite sheri? ibyo bintu managing uzi ko umukobwa udafite sheri muri Kigali aba ari ikihebe gute se? ubu bukora ibintu tutakora, ubu wajya no kuri prod iyo ufite sheri irumva arakurimita, hari ibintu utakora ko yakoshera ahari. ati njye mfite sheri wanjye sinshobora kujya muri apartment y'umuntu ayija ngo ndarengeze mu gitondo, kuko sheri wanjye ashobora kumamagara kuri video call akabona sindi mu rugo. iyo udafite sheri rero buri ikihe? njye buriya ubwo mfite sheri buriya ashobora kuba ariyo nakora ibintu bibi yandakaje. rero mumurebe mukunde nta sheri agira, umwana wanjye nta sheri afite, aranitonda ntabwo ari nkanjye, ntabwo ari umusazi. murebe mukunde njyewe impamvu nta sheri ngira njye bano narabacanye, ejo mba mfite sheri uyu munsi nkaba nawe mfite. ubu ngubu hari ikiganiro nakozemo amagara sheri wanjye iki rero reka mbabwire nta sheri ngira ariko nta n'uwo nshaka. ariko uyu mwana we mumurebe mumukunde mumwishimire kuko we ari seriye, azi no gushaka amafaranga. kuri iki gihe nta muhungu ugishaka umukobwa udafite amafaranga, ibyo bintu urabizi. wenda uba utayafite ariko ufite ashaka umukobwa ufite amafaranga, ahubwo umukobwa aba ashaka umukobwa nyine ufite icyo akora, nyine umukobwa uzi gukura amaboko mu mufuka nubwo twaba dukeya akatuza. njyewe ibintu by'abasheri nyine hari igihe mba mufite, hari igihe mba namufite, guys mugomba kumenyera ubu nta sheri. I'm single searching. bari barakwambitse neza so ibyo rero umva ikindi kintu nshaka kubazaho, hari abakobwa baza muri industry ya cinema, wowe icyo byagusaba cyose kugira ngo izina ryawe ribe big wagikora? hari ibyo nakora. nk'ibihe? ni byinshi. bivuga nka bibiri utakora kugira ngo izina ryawe rizamuke. nakabaye namamaye. kumbi hari aho waciye ibyo bibiri birakenerwa. nyine ni ibiki utakora nyine ibyo ngibyo? nko kuba nahura n'umuntu cyangwa umuntu akashaka kujya kubishyira muri projet akaguhamagara ngo tubanze tubonane ngo nkubwire ibya projet ngo nshaka kugushyiramo. hari nawe ukubwira ati none se uribana wabemerera? ati none se nze kugusura njye kugucaho ni mugoroba mushyire mu gaprojet. ikintu kinarenze bano bantu ntabwo nyine byibuza aranakabigusabe ntagiye gufata abandi bana b'abakobwa ngo abaguteze. ahita kwereka nyine urutonde rw'abana b'abakobwa ngo uriya se ngo niyamamaye, ngo uriya se ngo murushiti. noneho hari n'abatukana. ikibazo cyabo rero barakubeshya. abo batipe benshi baba bakubeshya. izi mpamvu baba bakubeshya, njye naje muri industry namanutse hejuru ndaruduka gutya ngwamo, nta muntu n'umwe wazanye kandi nta n'umuntu n'umwe wigeze asaba ruswa. ndabizi abakobwa benshi mutinya kubivuga ko babasaba ruswa z'igitsina. hari ikintu mugomba kumenya, ariko wowe wamurushije ubwenge. ariko ubundi mwa bakobwa mwishaka kubabaza, wamubwira ati nshyira muri projet noneho nanjye nimara gusohoka naho uzambaza icyo ushaka, sibyo? nawe abizi yuko aba yabibonye ko uzi ubwenge, ubwo ukimubwira gutyo ese ubu tuvuga yuko nta bandi bakobwa baba barabimubwiye. ariko ntibazakubeshye njyewe ntibazitwaza izina ryanjye ngo bakubwire. njyewe ndashimira Rufendeke Fred Rufendeke, ndagushimira cyane sheri wanjye wambereye imfura, ntabwo wigeze unsaba ibyo bya ruswa, ntabyo wigeze unsaba, warankoresheje kandi unkoresha neza, kandi ni wowe izina ryanjye washyizeho fondasiyo. kandi uriya mwana ni umwana mwiza cyane, munakoranye kereka mwakundanye, kereka mwe mukundanye ubwanyu out of akazi mugakundana mwabikora. ariko ntabwo yari na projet umuntu ajya ajyamo agasangayo nk'umuhungu yararanye yenda nk'umukobwa, sibyo? ejo yari yararanye n'undi, noneho bakubitana. hari ukuntu nyine mujyayo kwa kundi muba mwazindutse ugasanga barabyutse, kandi umwe yari yamuraranye ugasanga rero projet itangiye gupfa kubera iki bari gufuhirana.
abakobwa ugasanga umwe nyine ahise agenda hariya ugasanga bamuhereza rero agomba gukina nyine ukabona ntabwo yishimye ntabwo ari kubifiringamo ariko hari n'igihe umubosi agusaba nawe ukabona kumuha ntari bitewe n'ukuntu ubona nyine ukamureba atari ukuvuga ngo ni ruswa wowe nawe ukajya umureba ukavuga ati nanjye iki cyana ntakintu hari ukuntu umuntu yishimira undi byo ni ibintu bisanzwe apana ariko kumbwira ngo ni ikiguzi ngo mbanguhe ngo kugira ngo ushyire muri projet ngo banzume guys mugerageze nyine mujye mufasha ikibazo muzasinziriza Imana ikintu cyo nshimira Imana rero muri njya muri sinema umuntu wamfasha bwo bwa mbere wansize kuri kamera abandi bakamenya ni Rufendeka yitwa Rufendeka ariko yitwa Fred nyine ariko Rufendeka nibyo tumuzi Rufe undi muntu mu bahungu se undi muntu wanzamuye wenda nibagiwe ninde abandi bahungu bose bamfashe naje kandi abafashe nyuma ya Rufendeke nta n'ikintu nafataho ku buryo ngo baza bambwira ngo bacometse kuri prise abandi bahungu bankomeshanyije nka biriya byo bambonye ngo nera ivingwe mu isibo ibiki mani bari abatipe byarakazi ariko kubera ukuntu mama nanahagaze nibwo bari abatipe nabemera uriya mutipe twakoranye nawe mwakoranye uriya wavuze ntago yageze ansaba ruswa usibye ko nta nayimuha ntabwo ari type yanjye ntabwo ari mu batipe twakundana cyane ko projet zitanarebwa cyane wenda ngo namuzamukiraho nta kintu mfataho kuri uriya mujene kabisa nta kintu kirimo ahubwo Imana ishimwe ko nakuvuye mu maboko nta kintu na kimwe kiranyangirikaho sinari bukirurubwa mwarakoze cyane babyeyi abantu banzambaye n'abakobwa nako ni umukobwa umwe ntabwo ari benshi she's my sister she's my best friend she's my boss kuko ni na boss wanjye ko Petit boss wanjye nkurusha imyaka se kwa mbere nazanyirukana umva Petit ibyo ntago bikunda tuzatubabeshya ko birirwa bimubwira ngo koresha icyene wabo avuga ati uriya muri mwana utangiye ashaka kunzamukiraho Petit friend kuko uzamukiraho so Nyambo wenda ndamushimira ku rwego bitavugwa ndamushimira cyane ko anyigisha kuntu nitwara muri ibi bintu arambwira ugomba guciringa ngende umuntu urakara nkahita nerekana umujinya mwica nk'ibintu byose ajya ambwira ati rero muri ibi bintu bigenze gutya agenda gutya yambereye imfura ntago ndeka ngo niyagaze muri ibyo nshaka ikindi kandi okay ngereka mbireke so guys rero umukobwa wacu amata umwana wanjye yitwa Mata uriya yitwa Mata kabisa ntabwo yitwa ariko amata yitwa Mata ryonyine ntabwo yitwa Mata so rero ndashaka kubaza ikindi kintu cya nyuma uheruka muri relationship ryari hari ikibazo nkunda kubaza abakobwa na kuryamana na sheri wawe mbere yuko mukora ubukwe hari ikintu byangiza cyangwa hari ikintu byagutwara ariko njye nkeka yuko hari icyo byangiza hari naho bitacyangiza gute bitewe n'umuhungu cyangwa n'umukobwa gute uri umuntu wagukunze icyo wakora cyose kibaho yagukunze nta kintu byamutwara nta kintu byahindura ku rukundo rwanyu cyane ko n'ubundi abavuga ati uyu nguyu n'ubundi azaba umugore wanjye nimba byanabaye ibyo ni ibintu bisanzwe wowe wizera gute ariko kazakugira umugore nyine ntabwo wabyizera ariko muri iki gihe biragoye niyo mpamvu abakobwa benshi rero turi singa ahubwo niyo mpamvu nta mukobwa ugishaka umugabo tuba twarabaye abagore mbere yo kuba abagore tuba twarabaye abagore mbere yo kuba abagore kubera urumva impamvu mbivuga gutyo ni kwa kundi umuntu nyine mu girlfriend wawe ashaka kuza akamara wiki mubana umuhungu yakundanaga n'umukobwa noneho nyine urumva umukobwa abantu bose bari bamuzi kwa kundi nyine baba barishyizeho uvuga ati njyewe uyu muntu ni njye turi kumwe njyenyine kandi umuhungu we yifitiye diaspora aza mu Rwanda kandi urugero yenda wowe uri wo mu Rwanda uri wa mukobwa ukundanaga n'awa muhungu njyewe yenda ndi diaspora kandi nishyira kuri urwo rwego of course ugomba kwigiraho kwishyiraho ibintu byiza umuhungu yararanye nawe murera umva ni nkaho buri cyumweru muba muri kumwe mumaranye imyaka 2 arabyuka umuhungu aritunganya aritegura abwira umukobwa ati ngiye mu bukwe arigendera
umukobwa asigaye yashyashya bya bindi abakobwa mugenda bakishyiraho bagateka bakagira gute bagakoropa bagasasa umukobwa ibintu byose yabikoze kandi buri munsi urumva ibyo bintu yarabikoraga kumva umuhungu agiye gutera ivi umukobwa asabyutse kwa kundi nyine ububyutse nko mu masaa 12 gutyo ahita abona umuntu umwohereje ifoto ati sheri wahise ko mbona yateye ivi ati sha urabeshya sheri we yatereye ivi undi mukobwa kandi noneho amusize mu rugo amusize iwe yiwe yabikumbeshya amusize yafashe wa wundi bakundanaga mu Rwanda amusigiwe ajya guterera ivi undi mukobwa kandi abo yamubwiye yuko agiye mu bukwe urumva yagiye yambaye nyine nk'umuntu ugiye mu bukwe kandi we nta kazi ko mu biro afite ubwo yamubaza se sheri ugiye he ko wambaye gutya ati ngiye mu bukwe umukobwa yagize nta kibazo aragenda atera ivi da abahungu b'iyi minsi noneho umukobwa yaranamuretse aravuga ati ngiye kandi ndebe naza turebane mu maso umuhungu arataha araza avuga ati sheri bite se buri bute umukobwa aramurebye akubitwa n'inkuru nyine umuhungu we yari azi ko umukobwa atabimenye ko biteye ubwoba umukobwa nyine yarumiwe umva nkubwire nako mfite sheri uzi uzariterere hano oya mwana wanjye twarakuranye nabikora tuzamuroga turi benshi pe twese tuvuka ikibungo sheri ibyo bintu byihorere kandi uvuze kuri singwa ndi singwa nyine ariko nyine urashe mfite uwo mpfa kuba mfite aho ngaho ntabwo ajya areba ibiganiro uzi ko bagenda bagacamo utuntu bakatumwoherereza ni ukuri kuri mwana bacamo utuntu bakatumwoherereza yarangiza we ntabwo amamagara ngo ambwire ngo ibi bintu babinyohereje ararindira akambona agahita abimbwira nawe niba wumva ubabaye ubwo nawe basange mugende mujye mukata utuntu mutunyoherereza so hari ikindi kibazo mufite urashyushye ariko hari ikindi kibazo mfite ngiye kugisoma ariko ese nawe ujya ushobora kwisobanura iyo urimo urabeshyerwa cyangwa nawe uri muri babandi iyo bakubeshyeye ibicece ukavuga ok igihe kizabasobanurira kuko ntabwo waba uri kure rega hari ukuntu abantu bigira ngo igihe ngo kizabasobanurira ibyo bintu ushobora kubyikora ukazarinda upfa utabonye n'aka kanya gato bari baguhaye ko kwisobanura rero hari igihe biba ngombwa umuntu ko yisobanura kwa kundi rero muri industry hari ikibazo tujya tugira muri industry iyo wisobanuye iyo ugize ikibazo ukisobanura nibwo biba bikurusha itisobanuye sinzi niba ibyo bintu barabibonye iyo bavuze umuntu akicecekera ntagire ikintu arenzaho ok reba nka kuriya banesheje umutwe ngo navuze ngo igitoki kiva ku giti uzi iyo ngiye kwisobanura buri wese nkagenda amubwira uko mbyumva ubu yakambwira ati ngo igitoki ntabwo uzaho kiva nkamusobanura turabona igitoki nzaho kiva wenda nabyibagiwe uzi ikintu byari bukore buri wese rero bigenda bifata aba yabyibagije cyangwa byagenze gutya urabareka sheri muri industry rero ugomba kwiga rero kwihangana nako nyine ugapfiramo imbere abakwegereye ba hafi bakaba bazi ukuri kuko ntabwo wasobanurira abantu bangana abo nibo bakuvuganira ariko hari igihe biba ngombwa ko umuntu yisobanura ese njya nisobanura njye niyo wamfatira mu ikosi na sheri wanjye amfasha ndi kumuca inyuma akamfata yambwira impamvu afata yambwira impamvu ibyo bintu njyewe mungu wangu yansobanura neza akambwira impamvu yamfashe nagiye kuri TikTok mbonye ari gutera story yanjye we sininde we undi mugabo uvugurujwe ukuntu Austin Austin ngo yari guca inyuma sheri ngamwe ngo wibutse na gift ngo sheri ngamufashe ngahita mvuga ngo wese ngo baby ngo ngiyi ni surprise gusa ngo cyangwa wibutse bana yarase Austin ari gutari we muntu wa mbere wansize kuri nuza kuri niwe urumva niwe nagiye muri iriya ndirimbo ya Victor Kotana akiri muri under management ahubwo ngiye ngo yagize ngo sibo nkajya mvuga ko sisinike Ego iriya ndirimbo rero wagira ngo nibwo isohotse ubu ngubu nibwo ya boostinze imeze gutya abantu bakunda ibyamamare kuko nibwo ya boostinze ikaba too big noneho bahise bajyayo kuyireba noneho yari ifite views ibihumbi 500 none ubu ngubu bigeze kuri 800 iri hafi kwizuza 1M kandi imaze imyaka 7 isohotse comment zose ziriho ni nshyashya so rero
nuko nguko bimeze rero ikintu cyo kwamamara ntabwo ari ikintu nyine abantu bose ntabwo baba babyumva usibye ko icyo gihe njye ntabwo nigeze mbona amahirwe urumva njya muri iyo ndirimbo mu rugo bahise bambwira ati nta soni wowe urajya muri televiziyo papa wanjye yarangiye akavuga ngo uriya ni we cyangwa nibeshye njyewe babona ntiwacu batajya banabireba yego so rero abana b'abakobwa ndashaka ko bagira inama and then tugana no ku musozo w'ikiganiro cyacu ku bijyanye no gukora hari abakobwa bumva ko kuba bafite ubwiza bazicara hariya bikikora hari urugero nari ngiye gutanga ku muntu ariko ndabyanze kubera ko umuntu ndamukunda usibye no kumukunda ariko yarahombye biragaragara twese turabibona kandi yahombewe yari yizeye ko ubwiza aribwo buzamutunga cyangwa buzamugeze kure arangije arashya bibaho ni iyihe nama wagira abakobwa bumva ko ikimera aricyo kizabatunga muri Kigali inama ni hafi ya nayo kuko nanjye nayo nigiriye gusa ariko ikintu nababwira ntabwo waburiye akantu kamwe kubaho mu buzima nyine bimenyera buri kintu icyo ari cyo cyose nta muntu ugusuzugura nta muntu ubwira hari ukuntu nabwira n'umuntu hari ukuntu aba azi yuko nyine yagufasha ngiye ako gasuzuguro niko nanga rero ku buryo nyine umucira bugufi ngiye guhora ncira umuntu bugufi birambangamira kabisa kubona mufata nk'aho ari ikigirwamana imbere yawe nkaho mubuze ubuzima bwagenda nabi rero ibyo ngiye nibyo nanga ushobora kuba nagira ariko uzi ko iyo ari manipulation impamvu mvuga ngo ni manipulation ni uko uba umeze nk'aho uwo muntu utamufite nta buzima aba ameze nk'ufite ubuzima bwawe nawe rero iyo amaze kubimenya ko afite ubuzima bwawe aragucunaguza njyewe niyo mpamvu ngira ababosi benshi boro ngira ababosi nka 5 umubosi umwe yumva atari kumva ibyo ndi kuvuga njya ku wundi mubosi ugomba kugira ababosi benshi kugira ngo ujye uhinduranya broad kuko hari ukuntu n'umubosi rega avuga ati ngiye mwirukanya hano nta kandi kazi yabona higa kubera ko nyine azi ko nta handi hantu ukora ariko njyewe ni bosi uri bosi wawe ubyukira igihe ushakiye ukaryama ngomba kubyuka igihe nshakiye nimba nashaka kujya mu kazi nkaryama ariko siko bambwiye ngo umuntu ukorera abantu ntapfa gukira kereka iyo yiba biterwa none se twebwe muri sinema akenshi tuba dukorera abantu usanga nkorera umuntu ufite wenda n'ibintu byanjye sinema na business biratandukanye wapi nayo ni business umva impamvu sinema biriya bitandukanye ushobora kujyamo uri kumva ntuza ubwamamare bwawe bukaguhisha akazi ahubwo ubwamamare nibwo buhemba ariko nanjye mu gihe nkorera umuntu amemba ku kwezi nta muntu nzi njyewe abana b'abakobwa ndabagira inama mushaka ibyo mukora niyo twaba duke niyo wagenda ukaragura amaherena akenshi muba mufite n'amatelefone meza mugakora live mugajya mucuruza ukabona n'ibyo bitanu byo kurya kuko ntabwo uzahora utega amaboko uzasanga amani umuntu uhora utegera amaboko yaguciye amazi hari abantu bazi guhakwa kandi twebwe nyine ahubwo inama nagira abana b'abakobwa bashake abafite inuza yo gukora basenge nyine bifuza gukora basenge nyine hari abana b'abakobwa babifuza gukora ariko badafite nyine ahantu bazamukira ni ugusenga ukahera kuri dukeya ugahera nyine kuri utwo tuzi twa makeya ukazamuka kubera hari n'abandi bana bashaka gukora ariko bashaka guhera ahantu hejuru hari ikintu mutazi bro gira inama abana bashaka gukora abatabishaka ubwo nibakomeza abashaka gukora babuze opportunity njyewe abenshi bashaka gukora ariko babuze opportunity bazi ibintu bakora barishwa bandi byo kuvuga ngo gukina filime ngo kugira ute nyine hari igihe ubona umuntu kuri televiziyo nawe ukumva urashaka guhita ujyayo kandi ntabwo byoroshye sheri ibi bintu bisaba process bisaba ntabwo ushobora kuza ngo uhite umbwira ngo ushaka kujya muri filime ntarakubonye ukina muri kumvunisha ntabwo njye kereka nakubonye nk'ahantu wenda ukaza ufite ahantu wenda ufiteho agasije ariko si ukuguca intege nawe uyu munsi ibyo utashobora ejo wabishobora naho ngaho njyewe nakugezeho wahita aho kubundi wowe kurenze uzashakishe se abana b'abakobwa nyine ushaka kubabwira bro uko use kose urarenze sheri uri mwiza urasa neza ntukajye abantu ntibajye bakubona bakubwira ngo uri mubi nawe ukumva uri mubi what the fuck is that uri mwiza urasa neza uri umuntu wadanje nta kintu utakora urumva na filime z'ibyikango niba uteye ubwoba wazikina sheri ntaribi so rero abana b'abakobwa ikintu nababwira ni ukwitinyuka mutinyuka urashoboye ibyo wakora byose ubwiza waba ufite bwose uko waba usa kose ntuzange gukora ikintu ngo kigutesha agaciro twese dufite ahantu twatangiriye ufite ubwiza ubundi ubwiza n'ubwenge bigomba kugenda akenshi ntabwo bigenda ariko ikibazo ntabwo bigenda akenshi abenshi abakobwa usanga nyine abakobwa beza nyine barapfuye gusa ukareba ukavuga se ubundi nk'uyu mukobwa noneho baba bafite n'amahirwe menshi uba usanga amahirwe twabuze abakobwa beza bakunda kuryama sinzi impamvu
nanjye kera nari mwiza Sinzira, kwireba nakundaga mu kuryama byirori. nkavuga ati ubwiza buzangaburira shari Umwana Ati, w'umukobwa bracket, ntacyo ntabwo bizi. yajya mu mujyi ukumva nk'izuba ngeri riba ryamubise. nanjye narirabuye ukuntu naje muri industry ndi inzobe Uzi shari rero baragushutisha paka ubaye kati ikintu kirenze noneho ushobora kwirirwa mu mujyi nta n'umukiriya ndabona noneho nkabona umukiriya w'inkweto ntafite uri kumva nkajya gupyeta kibiri cya tike yo kunana ariko umwana w'umukobwa nyine mwiza aba yumva ko cyewe ngo ibyo bintu ngo birasebetse sheri waba komisiyoneri w'imyenda hariya muri nuze muri shike sheri Batunze ukagenda abagore. ugakomisiyona urumva njyewe umukobwa ukora njyewe iyo mwe n'umukobwa uri gukora niyo nahura nawe uri mu muhanda sheri uzansaba icyo ushaka kuko uri mu kazi icyo nzaba mfite nzakiguha ako kanya kuko njyewe nkunda umukobwa ukora kuko nzi neza ko reka nanjye ntabwo bagira inama ntabwo nakundaga gukora nanjye nakundaga kuryama ariko narakangutse mbona amafaranga nakoreye n'amafaranga nabonye ndyamye sheri ntabwo ayo mafaranga agenda kimwe nta nubwo akora kimwe amafaranga waruhiye uyakoresha iby'agaciro urayubaha ya uyakoresha umenya iby'agaciro kuyajera kuyamanaginga ukamenya ngo aya mafaranga arakora iki ariko amafaranga yaje gutyo gusa nta nubwo umenya ukuntu agiye buriya niyo mpamvu usanga abana b'abakobwa bishoye mu bintu byo kuvuga ngo ndagira njyariya na hariya usanga nyine akenshi nyine usanga barapfuye ubusa aha reka rero tugushimira amata wadufashije watuganirije wafashije abashuti bacu hano kuri podcast wabagiriye inama ubahereza n'udutipu twabafasha wabumvishije ko amafaranga yose waba ufite yagufasha ugatangira business guys thank you for watching crack it